Bridge Sport. Bridge Sport. Rayon Sport yaraye ihawe ukino ikinanirwa, byari amarira, byaragahinda, byari ibibazo bikomeye cyane ku kibuga ndetse mu bakinnyi ndetse n'abafana. Ese ibi bintu birarangirira hehe? Perezida Jean Fidel yasohotse ku munota 84 yubitse umutwe. Umutoza yagiye kuvugana n'itangazamakuru, nawe mu by'ukuri byo kuvuga. Ese ibi byose byapfiriye hehe? Ese muri Rayon Sport hagiye gukurikiraho iki? Niki cyateye bino byose? Ese abafana bamwe bibazaga bati ese tuzarinde duturi ku mutima? Ese bizagende bite? Ibi bintu ni ibiki biri kutubaho? Ibyo byose ni ibintu byaraye mu mitwe y'abafana ba Rayon Sport. Ku mugoroba w'ejo Rayon Sport yari yakiriye ikipe ya Bugesera. Mu by'ukuri Bugesera yaje yoroheje ibintu. Muri line-up ya Bugesera, uwitwa ni Elijah. Uyu ni umwataka ukomeye kurenza abandi hano muri iki gihugu, kubera ko niwe Meri Biteri cyangwa se niwe top scorer w'ikipe ya Bugesera, akaba na top scorer wa shampiyona y'igihugu kubera ko afite ibitego 14. Uyu ntago hari ingingo Francis yigeze amushyira muri line-up ibanzamo. Uwitwa Vincent Adams, uyu muramuzi, yahoze mu ikipe ya Mukura, ari umukinnyi ukomeye cyane ubakina mu ikipe ya Bugesera, nawe ntago yigeze akandagira mu kibuga. Bivuze ngo Bugesera yari yabanje mu line-up y'abakinnyi boroshye. Kapiteni w'ikipe, kugira ngo wumve ko ari ikipe yari yoroshye, ni kapiteni w'ikipe kuva umukino urangiye kugeza utangiye kugeza urangiye, n'uwitwa Hosiana Kennedy. Uyu mwana ni umwana ukinira ikipe y'igihugu Amavubi y'abatarengeje imyaka 18. Ugahita wibaza ngo ese Rayon Sport irazira iki? Ese Rayon Sport tuyireke igende? Uko niko abafana bibazaga. Ese harabura iki? Abafana bamwe na bamwe ntago batinyaga kuvuga, kureba mu maso perezida bakamubwira ati se perezida, ni gute ubundi twaguze umukinnyi wacu ukamugurisha, warangiza kugira ngo umusimbuze ukazana abadashoboye? Ibi ngibi ntago tubyumvikanaho, ibi ntago bishoboka, ntago bibaho. Ariko ibyo babivugaga umukino urangiye, perezida yagiye ku munota wa 84 yubitse umutwe. Mu by'ukuri byari amarira, byaragahinda ku bafana b'ikipe ya Rayon Sport. Ariko mu buryo bujyanye na tactique twaje gutungurwa na line-up ya Rayon Sport. Twagiye tubona ibanjemo mu myitozo, bageragezaga gukora icyo twakwita ngo ni amasection akomeye cyane yo kugira ngo ubona ko ari ay'ingufu. Ariko kuri line-up yabanjemo, mbere na mbere ikipe yabanje tubwira ko Rudasingwa Prince adahari, Rashid Kalisa ntahari, Hakimu Bugingo ntahari, Aruna Musa Majaliwa ntahari, ndetse na Mitima Isaac. Abati bose bafite ikibazo cy'imvune. Iyo ni ikipe yabitangaje. Hanyuma turibaza tuti aba bakinnyi batanu basanzwe babanza mu kibuga kuba badahari, Rayon Sport irabanzamo bande? Rayon Sport yabanjemo Kadime Ndiaye, ibanzamo Aimable Nsabimana ndetse na Kanamugire ndetse na Ngendahimana Eric Gasongo, ishyiramo uwitwa Ganijuru ndetse na Serumogo. Hanyuma hagati mu kibuga harimo Mvuye kure Manuel Manu, harimo Kanamugire Roger ndetse na kapiteni Muhire Keve. Batakishira Guhahaji, Tuyisenge, Arsene Tuguma, ndetse batakisha Charles Bare. Iyo niyo kipe Julien Mete yaje kuba yitabaza ngo ibanzemo ku ikipe ya Bugesera. Abantu bati ikipe iroroshye, yego Bridge Sport. Yoroshye, reka twemere ko yoroshye kubera ko abakinnyi badahari. Ariko nanone Bugesera ntago ari ikipe yaza kukureba mu maso uri Kigali. Ikipe yabanje mu kibuga ya Bugesera idafite Ani Elijah nk'umwataka ufite ibitego 14, idafite Vincent Adams nk'umumediateri ushobora kugeza imipira imbere. Kweri hari ingingo akazanamo abana ba Hosiana Kennedy, ikipe ikakunanira. Byatangiye amakipe yombi ubona ko nta kintu kizima ari kugenda atwereka, ubona ko bagenda ariko ntibagera imbere y'izamu. Biza kurangira ikipe ya
ikipe ya Bugesera ibonye igitego Rayon Sport irwana no kucyishyura, umukino urinda urangira byanze neza kucyishyura. Ibyo byateye agahinda abafana benshi, haba ku kibuga haba kuri ku mbuga nkoranyambaga. Nk'ubari ibitekerezo by'abafana bamwe na bamwe ku mbuga nkoranyambaga bagiye bandikira ikipe ya Rayon Sport yabo bayibwira byinshi bigiye bitandukanye. Hari nk'uwagize ati ese nk'ubu mutekereza ko Rayon ari ukuvuga ko mwafunguye shop y'imyenda gusa? Ati ko mbona ari byo muhugiyemo gukina bigasa nkaho byabananiye. Mujye mutekereza ko iyo myenda yagurwa ikipe ititwara neza mu kibuga? Undi ati none haraza gukorwa iki ko mbona ikipe igeze habi? Ati twizere ko kwishyura wenda bizagenda neza. Hari n'uwagiye kurandika ati Fideli wa Yezu Fideli egura, ntago abafana rwose tugishaka bino bintu. Hari benshi bagiye bayandikira. Hari n'uwandikiye umutoza Julien Mete ati birababaje, ati ndetse dukeneye gukosora bino bintu byose. Ati ni gute abakinnyi bakina umukino wegereye umuzamu wabo, nta kintu na kimwe kitanga amahirwe yo kuba bagera imbere y'izamu ry'uwo duhanganye. Ati Julien Mete, ikindi gihe undi mukino ukwiye gufata abantu basore ukabashyira hamwe bagaca ino myumvire iri hasi yo mu kibuga. Ati nuko nta handi najya ngo binkundire kubera urukundo nkundiye ikipe. Atari ko niba imyaka ibaye 5 nta gikombe, mu gikombe cy'amahoro yo twari duteze amaso kikaba kigiye tukireba. Ati se mushatse nimwarekeraho gukomeza guhemba abantu badafite icyo bamaze. Ibitekerezo by'abafana ba Rayon Sport rwose bari barubiye, bibaza ibiri kubabaho, bibaza ibintu aho bigeze, ko bigeze wandabaga. Uyu mukino ubaye uyu munsi muri no weekend ku itariki 20 Rayon Sport ifitanye undi mukino na Bugesera, izaba iri ku kibuga cy'Ibugesera irwana nayo muri shampiyona. Hanyuma ku itariki 23 hagati ya 23 na 24 nibwo hazaba umukino wo kwishyura. Ese Rayon Sport izatsinda Bugesera? Irasabwa ibitego 2 kubera ko Rayon Sport yatsinzwe igitego cyo hanze niyo yari yakiriye. Irasabwa ibitego 2, ibonye kimwe ku busa birumvikana ni prolongation na penalty, kandi muri penalty amahirwe menshi hari gihe ikipe iri mu rugo bitewe n'abafana ishobora kuba yagukuramo. Ejo ari umunsi mubi ku cyitwa Rayon Sport cyose, kubera ko n'ikipe yabo y'abagore mu gikombe cy'amahoro naho kimwe cya kabiri yaje gutsindwa ikipe ya AS Kigali ku busa. Abonye rwose umukinnyi wa AS Kigali akabakamo igitego ku busa. Rayon Sport nayo kucyishyura biranga, kugeza ubwo nayo ikeneye kuba yatsinda ibitego 2 ikipe ya AS Kigali y'abagore. Twibutsa ko ikipe nayo imaze kabiri yitsinda, imaze imikino 2 rwose iyitsinda. Rayon Sport ukibaza ngo ese bimeze bite uyu munsi hari amakuru menshi. Rayon Sport igiye guterana, ntago abakinnyi barahita ntago barava muri kampu kugira ngo badatakaza umwuka. Baraterana, ubuyobozi bubaganize mu by'ukuri bongere bashyire umwuka hamwe. Witwa Julien Mete, umutoza w'ikipe ya Rayon Sport, nyuma y'umukino yaje kwegera itangazamakuru ramubaza riti ese umukino ubonye gute? Ese ko mutsinzwe igitego kimwe ku busa, mwari mwijeje abafana banyu ko muratsinda no mukino, habaye iki, byagenze gute? Julien Mete mu magambo make ati icyo turi gukora turi gusaba aba bakinnyi kurya mu kibuga bakaduha umusaruro. Ati kandi hafi ya bose barabasimbura. Muri make ati ni nko kujya muri kampani uri umukozi usanzwe, hanyuma umunsi umwe kampani kazagusaba ngo ubaye perezida wayo ngo ugomba gufata imyanzuro. Ati mu by'ukuri ibyo ngibyo bisa nkaho bigorana cyangwa se bidashoboka. Julien Mete mu magambo ye ashinja abakinnyi be rwose ko mu by'ukuri batari ku rwego rwakakwiye kuba rubanza mu ikipe ya Rayon Sport. Ese muremeranya cyangwa yaramatakira ngo
yose nibyo gutegereza tukareba. Uyu munsi bafite inama ikomeye cyane baraza kwigiramo ibi byose, ndetse mushobora kuza kumviramo imyanzuro ikakaye iraza kuba isohoka. Harimo na bamwe mu bakinnyi bahita banasezererwa, ndetse bakata banava no muri iyi kipe. Byose nibyo twiteze mu nama iraza kuba uno munsi, yiga ku kibazo cyaraye kibaye cyangwa se ku kibazo bahuye nacyo ku mukino wa Bugesera. Bridge Sport. Bridge Sport. Bridge Sport.